ubwoba, la peur, la frayeur, la terreur, l'horreur, la crainte, la trouille, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, l'appréhension, la phobie et surtout la dépression. Ubwo ni ubwoba. Uyu munsi ndashaka tuganira ku marangamutima yitwa ubwoba, la peur. Hi, hello, mwiriwe muraho neza. Yes, akuzwe. Nongeye kubaha ikaze kuri Uko Ubyumva TV ngiye bibagezaho. Banyita Dada. Nizere rero ko muri aho mumeze neza, abatameze neza ntangiye mbakomeza no kuri ntimuti icyizere. Hanyuma namwe inshuti zanjye, bafana banjye, nk'uko bisanzwe ntabwo natangira kubashimiye muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Namwe mutarabikora mbashishikarije kunyarukira kuri Uko Ubyumva TV, mugende mubikore, no kuri muzaba mukoze cyane. Nk'uko rero nabibabwiye muri introduction, uyu munsi ndaje ngo twongere tuganire ku yandi marangamutima nayo mbona ko ari ingirakamaro cyane, amarangamutima yitwa ubwoba, la peur. Ubwoba namwe mu marangamutima yacu tugira twese nk'abantu, buri muntu wese arayagira, ariko uburyo tuyitwaramo nibwo butandukanye. Kandi nayo nk'andi marangamutima yose, iyo utayagendesheje neza, iyo uyahaye umwanya ukareka akakudomina, ukareka akagutegeka, nta marangamutima ashaka kugeza ahantu habi, cyangwa ashaka kukubuza gukora ibyo wagombaga gukora, akaba yanakugeza yagutegeka gukora ibyo utagombye gukora, cyane cyane akaba yakuviramo n'indwara ikomeye cyane. Sawa rero, turatangira tureba ibitera ubwoba, hanyuma turareba icyo Imana ivuga ku bwoba cyangwa Imana yavuze ku bwoba, hanyuma turakomeza tureba aho ubwoba butandukaniye no gutinya. Ubwoba kimwe n'uburakari cyangwa n'andi marangamutima yose, ubwoba nabwo usanga ari umwe mu miryango Satani ishobora kutwinjirira kugira ngo itubuze gukora ibyo twagombye gukora, cyangwa idutegeke gukora ibyo tutagombye gukora. Ubwoba rero, ubwoba buterwa n'ibintu bikurikira. Hari ubwoba umuntu avukana, ubwoba genetique cyangwa la peur innée. Ni ukuvuga ni bwa bwoba abahanga basanze ko ngo hari abantu 20% ku isi yose bavukana ubwoba genetique. Donc usanga bafite système nerveux iri sensible, ibintu byose bikaba byabatera ubwoba. Abo rero ni ubwoba bavukana. Buri gihe ikintu cyose kibatera ubwoba, yewe n'ikimenyimenyi personalite yabo ugasanga ari cyo kintu kiyidefinisa. Kumva umuntu arakubwiye ati uriya muntu ni umuntu ugira ubwoba cyane. Hanyuma hakaba ubundi bwoba twiga. Ubwo ni ubwoba abantu twese iyo turi abana, uko tugenda dukura ugenda udevelopa kugira ngo ubashe kwirinda. Donc ni ubwoba butuma wirinda cyane cyane. Ntabwo nk'urugero nk'iyo umwana arimo akura, hari igihe akoramo ku kintu gishyushye atabizi, ariko iyo agikozeho agashya ntabwo yongera kugikoraho, cyangwa iyo aguye ahantu akababara, icyo gihe amenya uburyo yitwara, amenya uburyo yirinda kujya aho hantu, kuko ubushize yaguye akababara. Ibyo rero nabyo ni ibintu tugenda tudevelopa uko tugenda dukura. Nabwo ni ubwoba bwa sécurité, ni ubwoba budufasha kwirinda. Hanyuma hakaba ubundi bwoba duterwa la peur liée aux cultures, médias n'ibindi byose. Hari ubwoba duterwa nyine umuco twakuriyemo, ahantu twakuriye, uburyo twarezwe, ibintu twabwiwe. Donc ugasanga ibyo bintu nabyo biragutera ubwoba. Hari ibintu bikubuza gukora kuko utekereza ko bishobora kugira ingaruka mbi. Ntabwo nk'urugero, hari nk'abantu bagira ibintu by'imihango bakora, cyane cyane abantu ba kera, cyangwa ariko n'ubu ngubu hari abantu babikora. Ugasanga mu gihe runaka hari ibintu by'imihango ikorwa byitwa ngo ni ukwirinda. Donc urumva abantu nabo bafite ubwoba bw'ibintu byazaba badakoze iyo mihango. Hanyuma hakaba ubwoba duterwa na media, cyangwa ibinyamakuru, radio, ibintu tubona, ibintu dusoma, ibintu twumva.
ni ukuvuga nabaha nk'urugero nk'igihe cya korona, abantu bose bari bafite ubwoba bibaza ibintu uko bizagenda. ubwo nabwo ni ubwoba duterwa na media n'ibinyamakuru n'ibivugwa, intambara ziri ku isi ugasanga birimo biradutera ubwoba. ubwo nabwo ni ubundi bwoba. hanyuma hakaba ubundi bwoba nakwita la peur d'un préjudice. ni ubwoba uterwa n'ukuntu abantu ibintu uri bukore bari bifate. donc ni ubwoba butinya abantu, ugatinya kuba wagira ikintu ukora kuko uba wibaza uti se ibintu nimbikora bazabifata gute, ese urugero ushatse nko gushinga nk'aka business ukaba ufite ubwoba, ukagira ubwoba daboro bw'uko abantu bazabifata cyangwa ukuntu abantu bazabifata n'ibitagenda neza uko byagombaga kugenda. ubwo nabwo ni ubwoba tugira kubera nyine kubera gutinya ibyo abantu bazavuga. hakaza ubundi bwoba la peur par experience. ubwo bwo navuga ko ari nk'ubwoba buterwa n'ibintu twanyuzemo, uburyo wakuze, aho wakuriye, ibyo wabwiwe, ukuntu wagiye bagupfobya siko bivuga, ukuntu wagiye ushyirwa hasi, ukuntu wagiye udahabwa agaciro, bakumvisha ko ntacyo umaze, ntacyo uri cyo, ntacyo uzaba cyo. ubwo nabwo ni ubwoba abantu tuba twaradevelopye kubera nyine ibintu bagiye batubwira bigatuma twitera icyizere. ubwo bwoba nabwo ni ubwoba butubamo tugendana nabwo, ariko ubwo bwoba bwose turabugira, ariko bwose biterwa n'uburyo tubwitwaramo kugira ngo bubashe kutuyobora cyangwa twe tubashe kubuyobora. murumva rero ko ubwo bwoba butugumisha ahantu hamwe, butugumisha mu bintu tudakunze ariko tukabigumamo kubera ubwoba. burya ufite ubwoba muri wowe burimo bukurya, bukubabaza, uhora uri anxieux, ufite anxiété nyinshi cyane, ufite inquiétude, donc uba uri mu bintu udakunze. ubwo bwoba rero bw'imbere bukurya imbere bukakwica, bukaba bwakwica amarangamutima yawe, rimwe na rimwe bukanatuviramo n'indwara. ubwo rero ni ubwoba nabwo umuntu yagombye kurenga. yego ndabizi ko kubivuga biba byoroshye, ariko ubwoba bwose tutatumereye neza, wumva bukubangamiye, twagombye kuburenga, kuko twagombye kugira icyizere, ukagira la foi, ukizera Imana, ukibwira ko utari wenyine, hanyuma ukaburenga. kubera ko iyo ubugumyemo birangira nabi, birangira buguteye indwara zimwe na zimwe cyangwa bukwiciye amarangamutima. rero ko twebwe nk'abantu tugira ubwoba butandukanye, buri umwe wese agira ubwoba bwe. hari ubwoba imagineri, hari ubwoba wavukanye, hari ubwoba buterwa n'ibyo ubona biguteye ubwoba ako kanya. ariko cyane cyane Imana ivuga iki ku bwoba? Imana yo idutera courage, itubwira ko tutagombye kugira ubwoba kubera ko iri kumwe natwe. ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. hanyuma bakongera bakatubwira ko la foi chasse la peur. aho ngaho duhita twumva ko ubwoba ari ikintu gituruka kuri Satani, ko ubundi iyo wizera, iyo uzi Imana, ubundi utagombye kugira ubwoba, cyangwa utagombye kugira ubwoba bubi, kuko turaza no kureba hari ubwoba bubi, hari n'ubwoba bwiza. urumva rero turi bitandukanye dukurikije, turarebera hamwe ubwoba bwa Satani n'ubwoba bw'Imana. Imana yo itubwira ko tugomba kuba courage, tugomba kurenga ubwoba. ibintu byose ushatse gukora, ibintu byose byiza ushatse gukora ukabikora utitaye ku bwoba. yego uzagira ubwoba, ariko ntuzatinye. Imana itubwira ko ubwoba wabugira, ariko ntugomba gutinya. ne crains rien. ubundi ubwoba butuma dukora ibintu bitatu. ni ukuvuga ni ukurwana, combattre, cyangwa guhunga, fuir, cyangwa rester immobile, kuguma ahantu hamwe. fight, flight and freeze. ubwo bwoba rero bwa mbere ni ubutuma urwana ku buryo ibintu ushaka kubigeraho ukabigeraho malgré ubwoba, ariko ukavuga uti je vais agir malgré la peur. bukagusunika ukagenda ukaburenga, ukagera ku bintu washaka kugera. ça c'est la peur saine. hanyuma hakaba ubundi butuma uhunga, kuko ibyo ni bya bindi Imana ivuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. iyo ugize ubwoba ugatinya urahunga.
urumva rero ubwo bwoba ni bwa bundi malsaine, la peur malsaine, butuma uhunga ibigeragezo, butuma uhunga ibikomeye, ubwoba bukaguhagarara imbere ukakumvisha ko ntubishoboye, nta mbaraga ufite, urashaje, cyangwa se nta bwenge ufite, nta diplome izi n'izi ufite, mbese nta experience ufite. Ubwo ni bwa bwoba butuma duhunga, ukareka ibintu ukavuga uti biriya ntabwo ari ibyanjye. Ubwo ni bwa bwoba bubi cyane. Hakaba ubundi bwoba bukugumisha aho uri, freezen cyangwa rester immobile. Ni ubwoba nabwo bukumvisha ko ibyo ufite birahagije, ntabwo ari ngombwa, nta mpamvu yo kurwana, nta mpamvu yo kwirukanka ku bindi, guma ku byo ufite. Donc ni bwa bwoba usanga bukubuza nko kuvoyaja, ni bwa bwoba usanga bukubuza kwiga abandi bantu bashya, kumenyana n'abandi bantu bashya. Ni bwa bwoba usanga umuntu avuga ati ngewe ibi biryo sinabirya kubera ko ntabizi. Ni bwa bwoba bukugumisha muri zone yawe, ukaba udashaka kugira ikindi kintu gishya umenya cyangwa gishya ukora. Nubwo nabwo n'ubwoba nakwita malsaine, kuko n'ubwoba nibaza ko hari igihe uguma mu bintu atari ukuvuga ko ubikunze, ariko ari ukubera ko ufite ubwoba, ukemera ukabigumamo. Ntabwo nk'urugero, hari abantu baguma ku kazi batagakunze ariko akaba afite ubwoba bw'uko atazabona kandi wenda. Hari abantu baguma muri relation kubera ko afite ubwoba bwo kuyivamo, ese abantu bazavuga iki, ese bizagenda gute, ese nyuma yaho bizagenda bite. Urumva rero ubwo ni bwa bwoba butugumisha ahantu hamwe, nabwo budatuma dutera imbere cyangwa ngo dusubire inyuma, nabwo nta hantu butaniye na bwa bundi butuma usubira inyuma. Urumva rero ubwo nabwo ni ubwoba tugomba kurwanya. Nibaza ko ari ubwoba bwa satani, kuko hari amajwi aba akuza mu mutwe akubwira ko ibintu bishoboye, ibisi ibyawe, guma aho ngaho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo bwoba rero nabwo ni ubwoba tugomba kurwanya twivuye inyuma ku buryo bwose. Hari igihe ibyo dutinya ari byo bitubaho, nabyo bitewe n'ubwoba. Bitangira witera icyizere, noneho bigakomeza ugitera n'abandi. Ntabwo nk'urugero, nk'umuntu utinya kuba hojete wenda n'inshuti ze cyangwa n'umuntu babana, ugasanga ubwoba kubera gutinya kuba hojete atangiye kudevelopa imyitwarire itari myiza, ugasanga aritwara uko babana cyangwa ku nshuti ze nabi, atabaha ubwisanzure, abafuhira, ahora akeneye attention buri gihe. Ibyo bintu ofiramezire agenda abikora kubera gutinya kubatakaza, bikazarangira abatakaje. N'ijambo ry'Imana rirabitubwira muri Yobo 3:25. Hari abantu bavuga ngo icyo ntinya nicyo kimbaho, icyo nishishaga nicyo mbona. Urumva rero kenshi na kenshi ibintu twiyaturiyeho, ibintu dutinya nibyo bitubaho. Niyo mpamvu umuntu yagombye kugira la foi, kuko baravuga ngo la foi chasse la peur. Hanyuma hakaba ubundi bwoba bwo gukeka ko, nabwo bwo kwitera icyizere, ugakeka ko udakunzwe, ugakeka ko uhigwa, ugakeka ko hari abantu bashobora kukugirira nabi, noneho abo ukeka ukaba wabagirira nabi mbere. Ubyita kwiproteja. Ibyo nabwo ni ubundi bwoba bukunda kubaho cyane, ugasanga ukoze ibintu, ubwoba bukujyanye gukora ibintu, nyuma wenda ugasanga ibyo wakekaga atari nabyo, ariko igikorwa kikaba cyabaye. Hari ubundi bwoba nabwo nakwita kwitera icyizere, ugasanga ukoze nk'amakosa, noneho uburyo bwo kugira ngo ayo makosa usibe ibimenyetso n'iki, ugasanga hari abantu babiguyemo kubera ko we utekereza ko abo bantu wenda bari kuvamo, ugasanga iryo kosa wakoze riramenyekanye cyangwa bibaye ngombwa ko unarihanirwa. Ariko hagati aho kugira ngo wemere iryo kosa usabe imbabazi, wowe ugahitamo kugenda nanone, ubwoba nako bukagusunika kujya gukora ibindi bintu bibi, ugasanga hari abantu babiguyemo. Nabyo nyuma ushobora gusanga uko wabikekaga atari byo, ariko igikorwa kiba cyabaye. Nk'uko rero akenshi abantu ubwoba, iyo tuvuze ubwoba duhita twumva ko ari ikintu kibi, ariko hari n'ubwoba bwiza, la peur saine. Ubwo bwoba bwiza ni bwa bwoba budufasha kwirinda sécurité, ni bwa bwoba budufasha gutekereza neza mbere yuko tugira ikintu dukora, ariko ntibuhagarare mu nzira yacu. Ubwoba bwiza ni bwa bwoba, ntabwo nk'urugero,
hari igihe ugira ubwoba ukaba wakora ibintu ubundi utashobora gukora udafite ubwoba. Tuvuge wenda uhuye n'ikintu kiguteye ubwoba ukabasha kwiruka cyane ukagisiga, kandi utafite ubwoba utabasha kwiruka gutyo, cyangwa ukaba wasimbuka ahantu ugira ngo wikize witabare cyangwa utabara abandi kubera ubwoba. Ubwo rero n'ubwoba nakwita bwiza, la peur saine. Hanyuma hakaba n'ubundi bwoba butuma ukora ibintu, ukarenga ubwoba ugakora ibintu byiza, ugakora ibintu biguteza imbere. Nubwo bwose kubitangira biba biguteye ubwoba, ariko bwa bwoba bukagusunika kubikora, kuko ni bwa bwoba bwiza buba bukubwira buti nutabikora ingaruka zabyo nizo zizaba mbi, bigatuma ukora ibintu, bukagusunika bugatuma urenga ubwoba ugakora ibintu byiza washakaga gukora. Nabaha nk'urugero, hari nk'igihe ujya gukora examen, noneho kubera gutinya kuzatsindwa, ubwoba bukagufasha kwiga cyane kubera ko ufite ubwoba bwo kuzatsindwa, ukiga ugatsinda. Urumva rero aho ngaho ubwoba buba bugusunitse. Ubwo ni bwa bwoba nakwita ubwoba bwiza, ubwoba butuma twantrepreneur ibintu ugakomeza malgré ubwoba. Bwa bwoba butuvana muri confort, bugatuma ukora ibintu nubwo byaba bikuvuna, nubwo byaba biguteye ubwoba, ariko ugakomeza ukabikora kugeza igihe ubonye resultat nziza. Ubwo ni bwa bwoba nita ubwoba bw'Imana, ni bwa bwoba bwiza, c'est la peur saine. Rero mwumva ko ubwoba nabwo kimwe n'andi marangamutima yose atari ikintu twagombye guhembera cyangwa guha umwanya cyangwa kureka ngo kitudomine, kuko iyo ubwoba butatujyanye muri depression, butujyana mu bindi bintu, bituma tugira ubwoba bw'ibintu byose, ugasanga tutinjoyinga ubuzima bwacu uko bwagombye kugenda. Hakaba hari ubwoba nk'uko navuze hejuru, amazina y'ubwoba n'ubwoba nabwo ni bwinshi, bugira ubwoba buratandukanye, buri muntu agira ubwoba bwe. Ugasanga hari umuntu ugira nk'ubwoba bwo kurya, cyangwa ugasanga umuntu afite acrophobie, peur de lieu élevé, wenda kuri niveau ugasanga umuntu ntatinyuka kujya muri etage cyangwa ntatinyuka kugenda mu ndege. Ugasanga umuntu afite clinophobie, peur de se mettre au lit, ugasanga umuntu aratinya kuryama kubera ko afite ubwoba. Cyangwa gemetophobie, peur du mariage, ugasanga hari abantu batinya gushaka. Donc urumva ubwoba ni bwinshi cyane, yewe hari n'abagira ubwoba bita misophobie, bwo gutinya umukungugu. Urumva ubwoba ni bwinshi cyane, bungana nk'amazina yabwo. Ubwo rero nawe niba hari ubwoba ufite, niba hari ikintu ufite cyaba kigutera ubwoba, wakisigira muri commentaire, hanyuma tukazisangiza abandi. Ariko hano hari ubundi bwoba nshaka kugira ngo muzambwire ubwo bwoba n'ubwiki, abantu babufite baba batinya iki. Ubwo bwoba bwitwa hippopotamonstrosopedaliophobie. Ngiye kugerageza kongera gusubiramo, ntabwo bworoshye. Hippopotamonstrosopedaliophobie. Sawa, ubwo muzambwira ubwo bwoba n'ubwoba bw'iki, abafite baba batinya iki. Hanyuma hakaba hari amaverse biblique cyangwa ibintu Imana yavuze nshaka kubasigira kugira ngo bijye bibafasha igihe cyose mufite ubwoba. Igihe cyose ugiye gukora ikintu ukumva ufite ubwoba, jya wibwira uti je peux tout faire par Dieu qui me fortifie. Ibintu byose nshobora kubikora kubera Imana impa imbaraga. Hanyuma ubundi ujye uhora wibwira uti wibuka ko Imana yavuze ngo n'ayez pas peur, je suis avec vous. Ntugire ubwoba, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Hari ibindi bintu nkunda byanditse mu ijambo ry'Imana rivuga ngo koko rero Imana ntiyaduhaye umutima wuje ubwoba, ahubwo yaduhaye umutima wuje imbaraga, urukundo no gutsinda. Ni ukuvuga ngo Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité, de lâcheté ou de crainte, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour, un esprit calme, un esprit bien équilibré, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Ça rero nizere ko twagiranye ibihe byiza, nizere ko hari ikintu nabafashijeho ku bwoba bwawe cyangwa
bwuriya. hanyuma mugire ibihe byiza, kandi no kuri ndabakunda cyane. Imana ibarinde muri byose, cyane cyane ibarinde kugira ubwoba. Bye.